It was at this moment that he knew. He fucked up. Mano, ese es el boss. Kandi ugasigaye nta maganga se hano muroroye nako niyo yaba ari n'amaganga ntabwo yanukwe gutyo. ariko shaka wino kuva ryari Tour du Rwanda iva mu muhanda ikimukira mu gikoni no mu nzi wawe urabona cross nkubitiyeho unkaraga iyo mijugujugu yawe imbere ngo namago n'uwo mutwe uteye nka watermelon yarumbye untera ivumbi ariko nta vumbi rihari nkuteye boss ariko shaka ugasuzugura ko kumvugiramo ugakura ni igiki cyakumaze ubwoba ku buryo ncyogoza basi sorry boss kuvumbi nkuteye gaterwa isoni nibyo ba wakoze mo boss isoni koko ariko sha nta soni sorry boss dore uko areba wasoni we za gahunda wazijyanye kuzimena zihe gahunda se za zindi nge nawe tuziranyeho ese boss ibyo uvuga ko ntabizi wabihishuye ukabivuga ko watinye kubivuga ni ibiki ndavuga ka kadobo karimo inkari wakimara byumvise urabyumvise uvuze ka kadobo nyaramo none ese si rwo boss boss umvunnye umusatsi kereka iyo uvamo amenyo abiri y'ibijigo ugasezera kurya ibigori n'inyama ako burya nawe wajya uzirya zidahiye nta n'umunyu urimo kuko nta menyo naba mfite wo kubyumva ariko akadobo mu rugo udacitse umunwa ndacyafite amahirwe yo kurya inyama zihiye yego sheri wahageze inyuma y'igipangu injira naribi sawa injira genda uzifata ujya kuzimena kandi akadobo karekereye ihutana izo nkari kandi ugasigaye singirose azijyana Oui, wow, chérie. Ni wowe? Oh, wow, chérie. Neza umwiza useka amasara agasesekara, chérie. Nagusezeranyije yuko mu mvura tuzashibukana izuba niriza tuzumana. Baby, ikaze urisanga iwe. Merci. Shari, reka mbe ngiye hanze gatoya ndaje. Nongere nkwibutse ako kadobo karekereye nakarekeyeyo cyarangiye
was at this moment that he knew he fucked up. Fi, mama yo kumunyu kuma bashaje atansiye amafaranga kugura umuntu. Use ko boss ari ndi buguhe ute? Shanda wana mwana telefone za mama no kubiri. It was at this moment that he knew he Shagu fucked up. imara waje kunsaba umunyu ntabwo waje kunsaba ibiryo ntumbye ko utetse ugiye gushyira umunyu mu biryo se. Ukajya kuzana umunyu ibyo biryo by'uburere. Mereza akanoroje kukuramo umunyu ngo. Akira umunyu waje gusaba ibiryo by'ihorero urya nabi ibyo watetse. Urakoze. ahubwo shere ubwiherero bwanyu buriye ko nshaka kujya kwihagarika. kata hano uri guhita ubona Hano? hariya nyura hariya nabyo nta kibazo wagera. aha hose rega ni iwawe. ubwiherero burabona he? Kata hariya. Nyura hano utandika hariya urahita ubona. Ataha? Kata hano yewe. Tandika aho ngaho. Halo? Kado kagiye muri toyi kakadobo ntagasangamo. Nagiye cyabivugaho ndavuga ko ari wowe kanyaramo. Oya wagicucu uvuga ko ari wowe kanyaramo. Boss ndakurahiye ntago navuga ko nyara mu kadobo ntako nyaramo. So wabyutse umbwira ngo njye kukujugunyira intari. Nuko kanyaramo ndebe mubwiye. Ese ko mwikanze? Kadakira kiriramo amazi mo hano ni karabira. Sheri aka kadobo kanuka nk'ako banyaramo. Oya nta muntu ukanyaramo, izo ntabwo ari inkari. Ni amaganga se hano muroroye? Nako niyo yaba ari n'amaganga ntabwo yanuka gutyo. Njye ndahumurirwa. Ni ukuri ni amaganga sheri. Aya sha amazuru yanjye arakora neza nkumva ibimpumuriye n'ibinukiye. Ahubwo se ninde muri mwebwe ukanyaramo? It was at this moment that he knew. Ese kuri wowe wicira uyu mukozi amasiri? Ari kunyicira akajisho musinzongere. Ntuzongere gukora iki? Sinzongere. It was at this moment that he knew he fucked up. Kusohora akadobo boss anyaramo. Umujyana mu kadobo.